Ese wajyaga wibaza kuki abantu benshi baguma aho bari nubwo baba bashaka gutera imbere? Ukuri ni uko guhinduka bibabaza kurusha kuguma mu bibazo urimo. Uyu munsi Kagoma igiye kutwigisha isomo ry'ukuri. Hari igihe bigera mu buzima ukaba ugomba gufata umwanzuro umwe gusa, haba gupfana n'amateka yawe cyangwa kunyura mu bubabare bwo kwivugurura kugira ngo ubone ubuzima bushya. Niba wumva ubuzima bwawe bwarashaje, uyu munsi ugiye kumenya icyo ugomba gukora. Kagoma ni inyamaswa ikomeye ariko yigeze mu myaka 40, amajanja yayo aba aremereye, amababa yayo aba yarashaje kandi ntishobora kuguruka neza icyo gihe. Icyo gihe rero iba ifite amahitamo abiri gusa: gupfa cyangwa kunyura mu gikorwa kibabaza cy'iminsi 150. Ijya ku rutare ikimenagura amajanja yayo n'inzara kugeza biyivuyemo, ikarinda ko bishinguka bundi bushya. Iri ni ryo somo ry'ukuri kuri wowe. Abantu benshi bashaka ibyishimo n'iterambere, ariko ntibashaka kurekurana n'uburibwe, ingeso n'inshuti zibadindiza. Kwivugurura si umukino, ni umwanzuro ufatwa n'umuntu witeguye kubura ibyo yaramenyereye kugira ngo abone ibyiza biruta ibyo. Isomo ryawe uyu munsi riroroshye. Reba mu buzima bwawe maze ushaka ikintu kimwe uzi neza ko kikuremereye kandi ko utagikeneye, cyaba ari inshuti igukura mu ntego, ingeso zipfusha ubusa amafaranga, cyangwa se intekerezo zikubwira ko udashoboye. Kirekura uyu munsi nubwo byaba bikubabaza. Rero kwitanga k'uyu munsi niko guhesha imyaka 30 y'icyubahiro iri imbere nk'uko bimeze kuri Kagoma. Ese witeguye kwivugurura uyu munsi kugira ngo uguruke bundi bushya? Niba witeguye gufata uyu mwanzuro uyu munsi, andika niteguye mu bitekerezo. Urugendo ruracyakomeza, jya uzinduka uyobora umunsi wawe.